hanyuma rero nyuma y'indirimbo nziza cyane yitwa ngo Renton mu kinyarwanda nyine ngenekereje ni igihe abahanzi mwita Taisi n'umuhanzi rero inkuru bafitewe nuko ashaka kuza gutaramira abanyarwanda hanyuma rero reka twikomereze tujye kuri CHOGM ni iki ese amakuru yayo bimeze bite? Mbere yo kugira ngo tuvuge kuri CHOGM turabanza tuvuge ku cyitwa Commonwealth. Commonwealth ni umuryango uhuriyemo n'ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza, countries which use language of English. Ni umuryango washyizweho mu kwezi kwa mu 1931 mu kwezi kwa kangahe kwa 10 itariki 11. Uyu muryango ugizwe n'ibihugu 54 harimo yewe n'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ukaba uyoborwa n'umusekreteri witwa Patricia Scotland. Uyu muryango rero ukaba ufite intego zo kugira ute protecting natural resources and boosting trade. Irumvikana no kurinda umutungo kamere ndetse yewe no kugerageza guteza imbere ubucuruzi kugira ngo gusunika ubucuruzi kugira ngo bugire ahantu butere imbere. Ni intego nizo ntego nyine z'uyu muryango Commonwealth ndetse yewe birumvikana mo n'ibintu bijyanye na diplomasi, guteza imbere imibanire myiza nyine y'ibihugu. Birumvikana nyine tu ni umuryango uhuriyemo n'ibihugu bigiye bitandukanye hano ku isi, niba ibihugu 54. The day of joy and relax. Ibihugu rero bigizwe n'umuryango bigira inama kugira ngo buri myaka 2. Iyo nama rero niyo yitwa CHOGM. CHOGM bandike CHOGM. Wenda mu cyongereza ni CHOGM. Bivuze ngo mu magambo arambuye Commonwealth Heads of Government Meeting. Ni inama ibihuza nyine ibyo bihugu amaguverinoma, ihuza abayobozi bizo guverinoma cyangwa se bibihugu bigize uriya muryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'icyongereza, Commonwealth. My Saturday show, the day of joy and relax. Inama ya mbere ya CHOGM yabaye mu mwaka w'igihumbi 1971 ibera muri Singapore. Hanyuma rero inama ya vuba yabereye mu Bwongereza mu mujyi wa Londres. Hanyuma indi nama igiye kuba rero ni igiye kubera hano mu Rwanda, yagakwiye kuba yarabaye muri 2020 ariko ntago yabaye bitewe n'ikibazo cya COVID-19. COVID-19 niyo yabaye difficult cyangwa se yabaye imbogamizi itayimurirwa muri no mwaka wa 2022 ikazaba mu kwezi kwa gatandatu itariki 20 nibwo igomba gutangira ibere i Kigali mu Rwanda rwacu rwa Gasabo. Nkuko nabwiye rero umuryango wa Commonwealth ufite intego zitandukanye ariko iz'ingenzi nababwiye ni to protect natural resources and to boost trade. Mu kinyarwanda wenda ngenekereje nkuko nabivuze birumvikana to protect no kurinda natural resources umutungo kamere ndetse to boost the trade ni ubucuruzi, the exchange of goods and services in those countries which use the language of English, cyangwa se kugerageza guteza imbere ubucuruzi bukorerwa muri ibyo bihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza.
muri iyi nama ya CHOGM bigira hamwe iki kubijyanye na connecting, innovating na transforming. Connecting birumvikana guhuza, innovating kuzana udushya, transforming kugerageza guhindura. Hanyuma ngira ngo amakuru nayo ngayo kuri CHOGM. Hanyuma reka dufate akaruhuko twumva indirimbo. Umuhanzi yitwa Jackson umutanzania. Uno muhanzi Jackson akaba ashobora no kuzagaragara kuri album ya Debeni. Niba yitwa ngo Simuwachi. Jackson kabisa azanye zamure. Undi mukanya gato tuze turebe n'amakuru agenda avugwa mu mikino, mu myidagaduro. Ni menshi tu, makuru ni menshi cyane. Mwebwe icyo musabwa nuko dutiza amatwi ubundi ibintu bikagenda neza cyane. Ni Radio Kize mukomeje gutega amatwi. Je nitwe no sabimenywa success. Ni isaha isanga saa 8:33 mukanya gato reka nze ubundi turebere amakuru hamwe y'imyidagaduro ndetse n'amakuru ya siporo, maze ibintu bikomeze kugenda biba uburyohe. My Saturday show, the day of joy and relax.